inkayo yariyera ana yanjye we cyakoze watungo we uzangoboka pe ariko noneho watinze kubyara papa buriya ntananiwera nzana agatebe tuganira mba nkumbuye kuganira nawe tuganira reka nze ndimo ndeba inka yanjye y'imfirizoni ndeba ko n'ubundi yazaduha amata ayiwe se papa kumva numva unaniwe cyane reka gakona ahangaha tuganira kuko mba nkumbuye kuganira nawe ko ndekera inshyimbo kuganira nawe ntibigeze umasitori za muntu byagenze ndumva nyine wanganirizaho nyine ni igihe kinini kiba gishize tutaganira rwose mwana wanjye rero unyibutse ibyanya ko nabyo ni ukunsonga urumva hari ibintu bimfashe mu mavi ariko reka nkubwire nta kibazo mama wawe ubona iyo nkubonye mwana wawe unyibutsa nyoko yakundaga gusenga nk'uko ubikunda uko ndibuka umunsi umwe yewe nagiye gutereta mama wawe muterete mama wawe ngiye kumubwira ko mukunda ansomera mu bagalatiya 7 icyo gihe ntahanabivuze yavuga ntise mukagira imana mwe uyu mugore ngiye gushaka w'umunyamasengesho ubwo nanjye naravuze ni ubwo umugore ari umunyamasengesho reka nanjye ntangire njya gusenga bya bindi by'iki ariko n'ubundi agacupa ntabwo nari narakaretse nk'uko ubona ngakunda uku n'ubu ahubwo icyaka ndumva kimwe ariko ndikumva ibicuro hari ndi bunyweye urugendo mwakoze mujya mu Canada rwari shambo ni danje man ni danje uzi imisozi ugenda ubona nayo nuko ugenda umanuka nyine sha ni heza tu azameze no mu Rwanda tuya ibi bintu bimeze gutya ni ahantu heza pe heza nanjye nishimiye nuko nyine pamezi inaha tabaye kuza kubasura ni heza cyane tu nusubira zambye tuzajyana nta kibazo tuzajyana mandi tuzajyana nta bitu nyine shanga nize gutese manzi baho yego nize neza shangazi nuko yabaye shangazi ni neza tu neza ese manzi ko uzayubaho ngaho mve ku ishuri ndera mu rugo hano kudusura gatangiye kuzana fone yawe nta kibazo manzi urabona ko nta n'ikintu ugomba kwibwira ubona udakwiye no gutembera ukiburuka tuza no mu kazana rero urakuze banakinaniwe gifite stress mu mutwe ya ndege kuyigenamo ni danje manzi ubyigeho maze gukura byigaho ni ibi biza nyuma yakiriho kujyana pe kandi dukeneye kuzukura akanya kacyahari nta kibazo ariko nubwo urushye uvuga ko mfite urugendo kandi nawe nshaka kumerekeza nta kibazo kamamagaye umushoferi aze tugende ahubwo reka nitegure nza tugende wabaye munini cyane nuko mama wawe ndamutereta noneho umunsi umwe njya kumusura ari nabwo namubwiye ko mukunda sinzabyibona njya kumusura ngezeyo nyina nawe barabimenye ariwe mabukwe yego abarabimenye ajya mu kabande ngo kureba imijumbajumba y'ingurube mabukwe nayo yari iji mabukwe
wawe we yari iki mabukwe wawe yari ibyo ari byo byose mabukwe wanjye we muvuga sinzamwibagirwa yankoreye umuti umuti niyo mvugo z'iki gihe papa sijya mbyumva na musaza wanjye abivuga ahangaha aho papa buri ibintu Imana ikora ntubona ko biba bitangaje ikora sibi ibikora imirimo ikomeye reba kuri Imana iba yaraturinze yantwariye umugore papa Imana yaraturinze pe yashaka ncicike nk'ihore papa n'abagabo benshi bapfusha abagore bagahita bashaka abandi bagabo ko tugushimira ko abanye natwe basi ibintu Imana uko nawe bidatangaje kamubwira akaririmbo rero gashimishije k'Imana gasekeje ukumve neza papa sibyo gawagira ibyo ugira ukuntu kavuga iby'Imana ikora ku mana ya biraduta uyu mukobwa nawe ni umusonga anuwabimenya sajya mba ukabari munga indirimbo ngere mu rugo nsanga umukobwa nawe wagira ngo ni idebe bavugije ugendo ntabwo mana ya nabimenya byose papa muhungu wanjye nkuba muraho kagira inka n'abana makuru papa mana yanjye we mumeze neza yewe we wabaye amahoro nabaye amahoro ariko nono ngaho debo haguruka icara yego icara muhungu wawe papa kagira inka n'abana ahantu nagiye noneho papa nagenze bite ibintu byabaye byiza cyane kubera yuko ubu ngubu papa ubu urakize ngera uko ubu uko nyira ampaye ugiye kubaka etaje ngewe nubaka etaje nkuba akazi ariko bazajya bayinyura nkuba akazi yagiyeho wowe urazi ubu nzanye miliyoni 9 miliyoni zingahe 9 miliyoni 9 imwe ebyiri eshatu kugera ku 9 kugera ku 9 ubundi wereka mubwire njye narakubwize nuko rinda mama wawe narayiteye iramanuka numva irindi ndavuga ni umwana azangiza noneho ko birabaye we noneho rero buriya papa buriya wowe ushaka wahamagara noneho bakaba bakuzaniye n'agacupa ukabura muranywa uravugisha ukuri wahamagaza imodoka ya Bralirwa yose ndayishyura niza telefone mu magari Sekidende kiriramo Sekidende umumbwirire azana imodoka enye za mitsingi Sekidende ndabona yaciyemo akira ngo utize ubanze uvugireho alo ni Rukubuko zanira imodoka enye za Bralirwa amafaranga ari hano kwishyiga banguka ariko se ngo araje none amafaranga avuye mwana wanjye ayo mafaranga avuye ni avance uri kureba nabonye akazi umfatira iryo buryo we komeza unywa agacupa amafaranga yo kwishyura nta kibazo amafaranga arahari ariko se kwihuta yego yembwira neza ahantu aya mafaranga agiye uri kumbwira ngo nzane ibintu by'amabanga mbwira neza ahantu amafaranga ahantu rero ayo mafaranga ahantu yavuye nabonye akazi ko kwica umuntu kwica iki yewe mana we ako kazi ntikoroshye mana ahubwo papa rero umfatire iry'uburyo wowe ugumye winywere agacupa reka ahubwo ndaje amafaranga wowe mwana we biraba ibyuya ntibiba amaraso uri kuduhagarika cyane ni ukubera iki manzi nihanganye kuva kare ariko urabona ndumva byanze ndagira ngo mbanze ndiba ahantu nihagarika nta kibazo
bageze mu mazi mbega abaturage bahisha ku manywa njye kurira kiriya kintu usanga ari imari manzi hari akabona imari naza yimaye mubanza w'umupfu Shimana no mupfu ni imari ntabwo ari umupfu ni imari imeze gutaniye ni imari ifite Nezi gene shanga manzi ko tushize hasi sanga ihanganye tu ningiye mu mujyi kwishakira internet ubona imari yawe ntabishobora ako manzi umfashe twanza byo nkageze no mari yanjye kandi ni kwihuta mwambabaye shanga manzi basi mfasha nkirira ahangaha tunikururire Ni karibu turaharinjira. Ngere mukono. Muraho maketi. Amahoro. Akabebe bite. Gaishara Shama mamanzi urakoze pe. Shara dusuye pe. Nikubisagashi. Aha. Nikubisagashi rwose. Ariko nanabiraranye. Nanabiraranye pe. Shani byiza kabisa. Nahise amakuru y'iminsi. Mamanzi. Amakuru ntago ari meza. Mfite akababaro.
nicaye mfite agahinda kenshi umutima wanjye ndumva uremerewe. habaye iki? Kubivuga birangoye, kubitekereza birangoye, kubishyikira byaranze. Ibiki? Nonese habaye iki nyine twambwira? Ketia burya yaraducitse ajya kwishingira Ginde? Agahungu k'amabwa k'agakene Mama Keti ngo kakanyonzi. ariko ni inshuti mwe Mama Keti. Uribuka ko wambwiye ngo Keti yagiye kwa ba nyirasenge none ngo yarishingiye? Ariko ubwo urumva yari inkuru yo kuvuga cyangwa biteye isoni, ariko bimaze kundenga. Ahubwo hari umufasha ngushaka. Ko shaswe uri inshuti mbi. Oya Mama Keti warambeshye. Nkubwira ngo numvishe inkuru ku musozi wose bavuga ko Keti yayishingiye ukampakanya. Mbabarira nk'inshuti yanjye magara. Nari ntarabishyikira ngira ngo nibuze urugo agiyemo hari icyo bizuyunguraho, ariko arushaho gupfa nabi. Isaherukayo araza ambwira agahinda k'umwana wanjye, ndangije ndara ntaryamye. Gushaka ukuntu Keti yari umukobwa mwiza, ako si biriya bintu yabikoreye iki koko? Ubu tunavugana ntugire ngo hari ikindi cy'ingenzi. Uzi ikintu cy'ingenza tunavuga gahoro batatwumva. Nagira ngo yishingiye ku gahungu k'akanyembwa. Ngo biki? Agahungu ko k'akanyonzi. Ndagira ngo nshakire umuti. Ko uvuze Tumuragize. ubundi se Keti yakuntu yari umukobwa mwiza, ubundi yajyaga hehe buriya? Ibyo ntubimbaze. Icyo nshaka kubwira subize kuri inshuti yanjye ntubizi. Ako gahungu ukandogere gapfe birangire. Uvuze ngo iki? Filime yakwirangire, ubuzima bw'umwana wanjye bukomeze. Mubizi se ko n'iwacu bw'iwacu tutajya buraza? N'inyoni zo mu kirere turazimanura zikagwa hasi ku butaka. Yego